mushiki wacu tuguhaye karibu kandi umwuka w'Imana bane nawe. Bana b'Imana, Yesu ashimwe. Shimwe. Yesu dushimye Imana kuri uyu mugoroba kuko natwe tukiri kuri liste y'abahumeka umwuka w'abazima kandi tukaba turamye tutaramiye ahakorerwa ibindi bintu ibyo ari byo byose, tukaba turamye turi mu nzu y'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Ni umugisha ukomeye kurama ariko utaramiye mu byaha, ahubwo urameye mu nzu y'Uwiteka. Imana ihabwa icyubahiro. Dushimye korari, Imana ibaha umugisha. Korari Isezerano, bura nanjye turarigiranye. Imana ibaha umugisha. Nanezerewe cyane ariko baririmbye bafite umurimo ukomeye, umurimo utoroshye. Kuririmba bafitiye impuhwe ndi kwibaza niba indirimbo 10 baraziririmba mu firirizo zikarangira, ariko mu mwuka bakoresha ntabwo ari uwabo, bajya bibuka ko atari uwabo. Ntabwo ari uwabo kuko hari igihe ubura abantu bakajya kwa muganga bakaryama bakagura umwuka ku isogonda. Mbese mwarabibonye aho abantu bahumeka umwuka w'umugurano, maze igihe kikagera umugurano ukananirwa gukora umurimo wawo, umuntu akagenda umuntu amureba. Turashimira Imana ko yaduhaye uwo mwuka dufite, nta handi wavuye ku icyubahiro. Uyu munsi turi mu munsi wa mbere twatangiye amavuna yacu agiye kumara ibyumweru 2. Nkuko umuyobozi wa gahunda yabivuze, tugiye kumara ibyumweru 2 turi kwiga amagambo akomeye, amagambo avuga ngo mu mbaraga n'umwuka nk'ibya Eliya. Haleluya. Mu mbaraga n'umwuka nk'ibya Eliya. Ntabwo zibishyikira kuba ari nk'izo mbaraga ari nk'iza Eliya, ariko nanone nkongera gahumurizwa nuko Eliya nawe umwuka yakoreshaga n'imbaraga yari afite ntabwo byari ibye, byaturukaga ku Mana. Imana ihabwa icyubahiro. Kandi Imana byaturukagaho, nta yindi Mana yari. Yesu ashimwe. Rero uyu mugabo witwa Eliya yanditse amateka akomeye. Uyu mugabo witwa Eliya yahagaze mu mpinga y'umusozi witwa Karumeli, ahamya Imana y'Abisirayeli, ayihamya imbere y'abahanuzi b'ibinyoma, abahanuzi 450 n'abandi 400 ba Bari na Shera, bose bateranye baba abahanuzi 850. Eliya abahagararamo ari we wenyine muri icyo gihugu, ari we wenyine barebeshaga amaso. Imana yavugaga ko hari n'abandi batigeze bapfukamira Bari ariko batagaragaraga aho ngaho. Izo mbaraga Eliya yakoresheje nizo natwe tugiye guhagaramo muri ibi byumweru 2. Imana ihabwa icyubahiro. Tuzakomeza kwiga uyu mugabo witwa Eliya, tuzamugereranya n'umugabo witwa Aroni, twongeye tumugeranye n'umugabo witwa Mose. Tuzavuga ku mugabo witwa Yohana wahagaze akajya abwiriza, ijwi rye rikarenga kilometero 12 zivuga ibya Yesu. Cyubahiro. Bana b'Imana, umugabo witwa Eliya tuzarushaho kumureba cyane umunsi w'ejo. Abazaza mu gitondo tuzabasha kureba ubuzima bwe turi gusoma igitabo cy'ibihamya volume ya 3. Umuntu wese ufite igitabo cy'ibihamya volume ya 3 ejo mu gitondo akizane. Uyu munsi ntabwo nabashije kubizana, ariko ufite igihamya volume ya 3 ejo mu gitondo akizane, ndetse n'utagifite tuzakimuha, ariko tuzigamwa amateka y'abo bagabo bose mbabwiye. Itubwira mu mbaraga n'umwuka nk'ibya Eliya. Insanganyamatsiko nyirizina y'uyu mugoroba dufite iratubwira ngo Imana isubirisha umuriro, iyo niyo Mana. Imana isubirisha umuriro, iyo niyo Mana twizeye. Ihabwa icyubahiro. Mureke dusenge. Mana yacu, Mana nziza, Mana ikiranuka,
Mana ihamagara umunyabyaha idakubitishije inkuba, ahubwo ugahamagaza kugira neza kwawe. Imirimo n'ibitangaza ukora nibyo bituma tukwizera. Turakwizeye n'uyu mugoroba uhabwa icyubahiro. Amaso yacu arafunze, intekerezo zacu zitekereza hafi, ntabwo dushobora gushyikira ibyawe, ariko kuri uyu mugoroba turakwinginze ngo mu rurimi dushobora kumva utwimenyekanishe. Tukugirireho umugisha mu izina rya Yesu. Reka tugendane mu gitabo cya mbere cy'Abami, igice cya 18. Igice cya 18. Igitabo cya mbere cy'Abami, igice cya 18, umurongo waho turahera ku murongo wa 17. Turi ku nsanganyamatsiko ivuga ngo Imana isubirisha umuriro, iyo niyo Mana. Reka dusome. Haranditse ngo Eliya abonana na Ahabu, atumira abahanuzi ba Bali. Maze Ahabu abonye Eliya aramubwira ati, mbega ni wowe n'umuruho wateye Isirayeli? Nawe aramusubiza ati, erega si jye wateye Isirayeli umuruho, ahubwo ni wowe n'inzu ya so, kuko mwaretse amategeko y'Uwiteka mugakurikira Bali. Yesu ashimwe. Mbere gatoya yuko aya magambo bayavugana, tuzabisoma neza mu gitabo cy'Ibihamya volume ya 3. Ngo igihe Eliya yaramaze kwitegereza abona Isirayeli yaragiye mu buhenebere ubwo kwanga Imana bagakurikira ibigirwamana. Maze Eliya ngo ishyaka riramurya mu mutima we, agira agahinda gakomeye kubona Imana ya Isirayeli, Imana ikomeye. Abantu tuzakunda kwigana, tuzakunda kugaruka ku ijambo rivuga ngo Imana ya Isirayeli ni Imana yari yaranditse amateka, ni Imana yabanye n'Abisirayeli mu butayu, ni Imana yabahaye amazi bayabuze, ni Imana yabahaye manu mu butayu, ni Imana yabarinze inkweto zabo ntizacika, ni Imana yabitayeho, ni Imana yabarwaniriye intambara bakarwana bagatsinda badakoresheje imbaraga izo arizo zose, barwaniriwe n'Imana ya Isirayeli. Ihabwa icyubahiro. Iyo Mana yari yaranditse amateka. Maze Eliya igihe yabonaga Abisirayeli bari baramaze kuva ku Mana ya Isirayeli bakajya gusenga ibigirwamana, agahinda karamwica, maze aragenda ahagararira ukuri bisa nk'aho ari wenyine. Imana ihabwa icyubahiro. Rero igihe yajyaga guhagararira ukuri, maze asaba Imana yo mu ijuru ngo ihagarike imvura imyaka 3 n'igice. Maze imvura irahagarara mu kirere. Abantu ntabwo bazi ko kugusha imvura kw'Imana ari ubuntu bwayo. Abantu babona imvura yigusha bakagira ngo byapfuye kwizana, kumbi ni imigisha Imana ihaye ubwoko bwayo. Nyamara iyi imvura yanze kugwa abantu bararira, maze amaganya akaba menshi, ariko badashobora gukora n'akantu na gato kugira ngo imvura igwe. Ndashimira Imana ko igusha imvura kubw'imbabazi zayo. Iki gihugu cya Isirayeli cyabuze imvura imyaka 3 n'igice. Maze kuko byari byaravuye mu ijambo Eliya yavuze. Maze Eliya rero, maze Ahabu abonye Eliya ngo yari yaragiye aragenda baramubura, kuko yari yaramaze guhagarika imvura mu kirere imyaka 3 n'igice. Maze aragenda arihisha, ariko aho amaze kugarukira abonana na Ahabu. Maze Ahabu aramubwira ati, mbega ni wowe n'umuruho wateye Isirayeli? Nawe aramusubiza ati, erega si jye wateye Isirayeli umuruho, ahubwo ni wowe n'inzu ya so, kuko mwaretse amategeko y'Uwiteka mugakurikira Bali. Mbese abantu bashobora kuva mu mategeko y'Uwiteka bagakurikira Bali, ibyo ngibyo bigahinduka intandaro y'ibibazo bishobora kubabaho? Igisubizo ni yego, birashoboka rwose. Umurongo ukurikiraho twumve ikiganiro girakomeje Ahabu yagiranye na Eliya. Murongo wa 10. Nuko none uwo ni Eliya, nuko none ntumirira Abisirayeli bose bateranire ku musozi w'i Karumeli, kandi abahanuzi ba Bali uko ari 450 n'abahanuzi ba Ashera basangirira ku meza ya Yezebeli uko ari 400 nabo baze. Nuko Ahabu atumira Abisirayeli bose n'abo bahanuzi ba Bali na Ashera, arabatumira bose abateraniriza ku musozi w'i Karumeli. Nuko Eliya yegera abantu bose aravuga ati, muzageza he guhera mu rungabangabo?
niba muzi ko Uwiteka ari we Mana nimumukurikire, kandi niba ari Bali aba ari we mukurikira. Abantu ntibamusubiza ijambo na rimwe. Yesu ashimwe. Muntu w'Imana yari yamaze kubona abantu baraheze mu rungabangabo. Mbese muri iri teraniro nta bantu bakiri mu rungabangabo. Ukuguru kumwe kuri mu bupagani, ukundi bakujyanye mu bukristo, maze ibyo bigatuma ubupagani n'ubukristo babuvanga, kugeza aho abantu b'Imana haza bananiwe gutandukanya ubukristo n'ubupagani. Uyu munsi umuntu uramubona mu rusengero ari kuririmba, mbese yikorari yaturirimbiye neza. Yego byaba ari agahinda kuba baduririmbiye neza, wagera hariya mu mujyi Musanze ugasanga barimo kurwana. Mukanya muri isaha ya 11 bari abakristo bari ku ruhimbi rwera, ariko muri kano kanya mukanya ugasanga barimo kurwana, cyangwa abandi bafite amacupa hariya barimo kunywa inzoga. Abizera benshi cyane batukisha itorero kuko baheze mu rungabangabo. Abantu abantu bavuye mu bupagani bwo bwanga kubavamo, ariko muneze amatwi, maze abandi nabo bajya mu bukristo ariko bwanga no kubajyamo. Abantu bakomeje guhera mu rungabangabo. Eliya rero ku musozi w'i Karumeli arahagarara, abo bantu arababwira, abantu 850, arababwira ati mwebwe muzageza hehe guhera mu rungabangabo? Ndashimira Imana ko uwo mugoroba Eliya yakuye abantu mu rungabangabo, agaragaza Imana iyo ariyo, agaragaza Imana isubirisha umuriro. Mu gihe ibigirwamana byari byabamaze kuba byinshi, nk'uko muri iyi si uyu munsi ibigirwamana bikomeje kuba byinshi, ubundi ufite bingahe? Abantu uyu munsi bashobora kuba bazi ko ibigirwamana ari bya bindi bibajishije ibiti bakabisiga irangi. Reka da! Mu gitabo cyitwa Ubutumwa ku basore harimo ibigirwamana byinshi cyane. Abantu bafite izindi mana mu maso yabo, abantu bwabo bihindukira ibigirwamana. Nasomye igitabo cyitwa Ubutumwa ku basore ngo abantu bihindukira ibigirwamana ngo igihe bashaka kwihisura badafite, maze berekana umusore ufite smartphone uri kwifotora gutya. Abantu bashatse kwihindukira ibigirwamana. Narumiwe. Ejo umunsi w'ejo turimo kuza, turi kuva i Kigali, twaraje tugera kuri Nyirangarama. Maze tugeze kuri Nyirangarama nahise mbona ko kuko abantu bamaze kwihindukira itugirwamana duto. Maze tuva mu modoka, cyagihe umushoferi avuga ati rero musohoke mugende hariya, ushaka guhaha ujya kuri tuwarete ajyeyo, ariko iminota mbahaye baravuga ngo ningahe? Ngo ningahe? Mu minota 5 nahise mbona umukobwa twavuye mu modoka dushoreranye, nzi ko tugiye kuri tuwarete cyangwa se agiye guhaha. Maze ngiye kubona mbona umukobwa ari inyabije agiye mu kirori cyo muri tuwarete, ajyamo gufata amaserifi, ajya kwifotora. Iyi modoka yarinze guvuza amahoni ishaka kumusiga kubera ko arimo kwifotora. Amafoto avuye mu modoka ari hehe? Ari hehe? Muri tuwarete. Umuntu handitsemo amagambo muri icyo gitabo cy'Ubutumwa ku basore ngo benshi cyane bashaka kwigira ibitugirwamana, ngo igihe bashaka kwifotora ifoto irushaho kuba nziza kurenza izindi. Umuntu ashobora kwibaza ati se umuntu yakwigira ikigirwamana gute? Uzabisoma uzabimenya. Noneho abantu bari baraheze mu rungabangabo, maze ibigirwamana byari byabarabaye byinshi aho muri Isirayeli. Abantu benshi bafite ibintu bagize byiza kurenza Imana. Umuntu washakanye ashobora kukubera ikigirwamana igihe ushaka gushyira mu bikorwa iby'Imana igusaba, maze yarangiza agatambama, maze nawe ukamwemerera gushyira mu bikorwa ibyifuza guha. Umwana wawe ashobora kukubera ikigirwamana, inka yawe wiyororeye ishobora kukubera ikigirwamana. Smartphone dufite uyu munsi zikomeje kuba ibigirwamana. Eliya ahagaze imbere y'abantu basenga ibigirwamana, abahanuzi ba Bali na Shera 850, arababwira ati mwebwe muzageza hehe guhera mu rungabangabo? None bana b'Imana bizera b'itorero rya Cyabirumba, twebwe tuzahereza hehe guhera mu rungabangabo? Kuba mu bukristo ko byatunaniye no kuva mu bupagani bikaba byaranze, amaherezo bizagenda bite? Uyu munsi muri uyu mugoroba duhagaze ahangaha nk'uko Eliya yari ahagaze ku musozi Karumeli ngo akure abantu mu rungabangabo. Imana ihabwe icyubahiro. None bana b'Imana uyu munsi turashaka kuva mu rungabangabo, izina ry'Imana rihimbazwe.
nuko bakomeza ikiganiro. Eliya agiye gukura abantu mu rungabangabo, ariko ashaka kubereka Imana isubirisha umuriro iyo ariyo, kuko izindi zose zananiwe gukora ibyo zisabwa. Nuko rero hano umurongo tugezeho, batumira, tugeze ku murongo wa 21. Nuko Eliya yegera abantu bose aravuga ati, muzageza he guhera mu rungabangabo? Niba muzi ko Uwiteka ari we Mana, nimumukurikire. Niba ari Bali, aba ari we mukurikira. Abantu ntibamusubiza ijambo na rimwe, bari babuze icyo bavuga. Eliya, umurongo wa 22. Eliya arongera abwira abantu ati, ni jye jyenyine muhanuzi w'Uwiteka usigaye, ariko abahanuzi ba Bali ni 450. Nuko nibaduhe imfizi ebyiri, bahitemo iyabo, bayitemagure ibice, babigereke hejuru y'inkwi, ariko be gucanamo. Nanjye ndatunganya iya kabiri, nyigereke hejuru y'inkwi, ne gucanamo. Muhereko mutakambira izina ry'Imana yanyu, nanjye ndatakambira izina ry'Uwiteka Imana yanjye. Haleluya. Maze Imana iri busubirisha umuriro, iraba ariyo Mana. Imana ihabwa icyubahiro. Murongo ukurikiraho haranditse ngo, abantu bose bamusubiza bati, ibyo uvuze ni byiza. Murongo wa 25. Nuko Eliya abwira abahanuzi ba Bali ati, ngaho nimuhitemo iyanyu mfizi, aba ari mwe mubanza kubaga, kuko muri benshi, maze mutakambira izina ry'Imana yanyu, ariko ntimucanemo. Nuko bazana imfizi bahawe, barayibaga, maze batakambira izina rya Bali. Uhereye mu gitondo ukageza ku manywa y'ihangu, bavuga bati, nyabuneka Bali twumvire. Yesu ashimwe. Bahereye mu gitondo batakamba bavuga ngo iki? Nyabuneka Bali rwose twumvire. Nuko umurongo ukurikiraho, ariko ntihagirijwe ryumvikana cyangwa ubasubiza n'umwe. Basimbuka hirya no hino ku gicaniro bubatse. Yesu ashimwe. Ariko turi kumwe, bahereye mu gitondo bari gutakamba bati, nyabuneka Bali twumvire. Ubwo bakiriye bagakira inkanga. Yesu ashimwe. Nyabuneka Bali twumvire. Bagasimbuka bakagera hariya, bakongera bagasimbuka bakikoza hariya. Nyabuneka Bali twumvire. Bibiliya iravuze ngo habe n'ijwi na rimwe bigeze bumva. Ndashimira Imana ko Imana yacu yariri kubyumva. Imana ihabwa icyubahiro. Nuko barakomeza rero, reka turebe uko byagenze. 27. Bagejeje ku manywa y'ihangu, Eliya arabashinyagurira, maze arababwira ati, erega nimutere hejuru kuko ari Imana. Yesu ashimwe. Yenda ubu iriyumvira, cyangwa se hari aho iganye. Yesu ashimwe. Ngo Imana iri kugenza ite? Ati biriyumvira cyangwa hari aho iganye, cyangwa se yazindutse, cyangwa se irasinziriye, ikwiriye gukangurwa. Maze barongera batera hejuru, bikebesha ibyuma n'intambi nk'uko basanzwe babigenza, kugezaho amaraso yabereye imyishori kuri bo. Ayigamana. Bararinze bikebagura kugezaho amaraso yabaye imyishori. Murebe hano. Ariko koko abantu bagira ubujiji, bagasenga ibigirwamana, kugezaho icyo kigirwamana ntacyo cyabamarira, kugezaho barinda banikebagura, bakikebagura, kugezaho imibiri yabo izanye amaraso, ariko nta kimenyetso babona, bakabigumaho. Muraho yemwe? Yesu ashimwe. Ubundi igihe twahereye twubatse ku bintu bidafite akamaro, byatumariye iki? Mwaretse tukiyegurira Imana ya Isirayeli ko ari yusubirije umuriro. Imana ihabwa icyubahiro. Amaraso arinda kuva we. Nuko ngo barongera batera hejuru, bikebesha ibyuma n'intambi nk'uko basanzwe babigenza, kugezaho amaraso yabereye imyishori kuri bo. Maze ku gicamunsi ngo bagenza bate? Ese muri gusoma? Yesu ashimwe. Muri gusoma Bibiliya? Mwebwe babashyize mu mwijima, reka nsome ngewe harabona.
nuko ngo maze bagejeje ku gicamunsi barakotsora, bageze igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba, ariko ntihagire ijwi ryumvikana cyangwa usubiza cyangwa uwabitaho n'umwe. Ayiga mbega abantu bahuye n'ibibazo. Uzi kuva mu gitondo uri gusenga ukabura n'uwakwitaho, ukabura n'ijwi na rimwe, kugeza ku gicamunsi, kugeza aho abantu bafashe ibyuma bakikebagura bakabura ijwi namba. Ikintu tumaze kumva ngo bageze ku gicamunsi ku mugoroba bagera aho bakotsora. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Ariko reka mbabaze ikibazo, mwari mwabona abantu basenga bakageza aho bakotsora? Gukotsora ni ikinyarwanda bwoko ki? Gukotsora ni ukuvuga cyane, ukavuga bageza aho n'ijwi rirangira, abantu bagasarara, nyamara nta kimenyetso namba ngo bari gusenga. Ikibabaje nuko hari n'abantu bakotsora bitwa ko basenga Imana yo mu ijuru. Reka da, Imana yo mu ijuru ntabwo isaba gukotsora. Haleluya. Imana yacu ntabwo isaba gukotsora, Imana yacu isaba gutuza. Haleluya. Imana yacu isaba kuvuga witonze, Imana yacu isaba kubanza ugashyira ubwenge ku gihe. Nuko rero abangaba barakotsoye. Umurongo wa 30, umurongo wa 30 haranditse ngo Eliya aherako abwira abantu bose ati, Yesu ashimwe. Ariko turi kumwe, ibyo gukotsora, umva tekinike ya nyuma bakoresheje ni ugukotsora. Barasakuje bigeza aho umwuka wenda guhera n'amaraso yavuye, Imana zabo zanga kubumva. Eliya amaze kubashinyagura atarega nimugerageze, Imana ishobora kuba yasinziriye, ishobora kuba hari aho igiye, ishobora kuba irimo kwiyumvira, nimugerageze. Bamaze gukotsora, bumva bacotse, bamaze kurangira, arababwira ati muri kumva hari akandi musigaje? Hari indi tekinike mwaba musigaje kugira ngo birabicemo? Abahari barasubije bati reka da. Nuko rero Eliya ati rero nimba ibyanyu byanze, reka nanjye nkora ibyanjye. Haleluya. Ndashimira Imana ko Eliya yari afitiye icyizere Imana yo mu ijuru. Imana ihabwa icyubahiro. Maze Eliya, umurongo wa 30 ni umurongo mwiza cyane, ari wo dufitemo insanganyamatsiko yacu ivuga ngo mu mbaraga n'umwuka nk'ibya Eliya. Umurongo wa 30 haranditse ngo Eliya aherako abwira abantu bose ati nimunyegere. Haleluya. Ngo nimugenze mute? Reka mbabwire, iri jwi risabye gukotsora. Oya rwose, ngaho bantu b'Imana nimunyegere. Ndashimira Imana ko umuntu w'Imana yahamagaye abantu ati ngaho munyegere. Ndabinginze nanjye muri ibi byumweru 2 muza twegerane turebe Imana isubirisha umuriro. Yego rwose. Abwira abantu b'Imana ati nimunyegere. Bose baramwegera. Asa n'igicaniro cy'Uwiteka cyari cyarasenyutse. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Yasamye igicaniro cy'Uwiteka. Ikintu cya mbere Eliya yahereyeho, yasamye igicaniro cy'Uwiteka cyari cyarasenyutse, kuko abantu bose bari baragiye gusenga ibigirwamana. Imana ya Isirayeli barakuyikuyeho ibitekerezo. Eliya ikintu cya mbere yahereyeho, yasamye igicaniro cy'Uwiteka. Imana ihabwa icyubahiro. None reka nkubaze, mbese wawe mu rugo igicaniro kiracyahari cyangwa cyarasenyutse? Aho ntago mwaba mukiri murungabangabo, mufite ibindi bintu mwimitse. Buri wese azinduka ajya gushaka imigati, buri wese azinduka ajya kwiga amashuri, buri wese azinduka ajya mu bintu byinshi, nuko tugafata ibintu byinshi bikaba byinshi, Bibiliya tukayiburira umwanya. Igicaniro kiracyariho. Ndashimira Imana ko Eliya yabanje gusana igicaniro. Imana ihabwa icyubahiro. Maze nuko Eliya yenda amabuye, ngo umurongo hejuru bose baramwegera, asana igicaniro cy'Uwiteka cyari cyarasenyutse. Nuko Eliya yenda amabuye 12 uko umubare w'imiryango umubare w'imiryango ya bene Yakobo ungana, ari wo jambo ry'Uwiteka ryagezeho riti Isirayeli niryo ribaye izina ryawe. Imana ihabwa icyubahiro. Imiryango 12, amabuye 12 angana n'imiryango 12 ya Isirayeli. Imana ihabwa icyubahiro. Mbese 12 iragarutse? Yego, imiryango 12 ya Isirayeli. Nuko maze hepfo haranditse ngo nuko ayo mabuye
Eliya ayubakisha igicaniro mu izina ry'Uwiteka. Haleluya. Maze Eliya acukura impande zacyo uruhavu rwajyamo indengo ebyiri z'imbuto, aherako agerekeranya inkwi, acagagura imfizi, ayigereka hejuru y'inkwi. Haleluya. Maze arababwira ati nimwuzuza ngo intango enye z'amazi, maze muyasuke hejuru y'igitambo n'inkwi. Murebe hano, Yesu ashimwe. Turacyari kumwe? Mureke mbabwire igitangaza cyabaye ahangaha. Eliya yabonye ukuntu abantu bakotsoye bakoze uko bashoboye, ariko Eliya aravuga ati reka mpinyuze kugira ngo hari batanagira ngo hari agashashi kari kije cyangwa nkaba nakazanye nkagashyiramo. Oya, Eliya yari yizeye 100% yuko umuriro uri bumanuke, Imana ihabwe icyubahiro. Murebe hano mbabwire, murebe hano. Ntimwibagirwe yuko Eliya yari umuntu nkatwe. Mu gitabo cyitwa Uburezi paje 264 nahasomye amagambo akomeye avuga kwizera n'isengesho. Narasomye amagambo avuga ngo niba dushaka gukora iby'ubushake bw'Imana busaba ngo imbaraga z'Imana zose zihinduka izacu. Mana yanjye, ubuse murabyumvise? Imbaraga z'Imana zihinduka izacu. Eliya yari afite icyizere ko Imana iri bumanure umuriro ugatwika igicaniro. Maze Eliya igihe yamaraga bamaze gucanamo bashyiramo amazi agerekaho n'inkwi, maze arababwira ati nimwongere ubwa kabiri. Basutsemo amazi bwa mbere, bongera gushyiraho amazi bwa kabiri, bongera ubwa kabiri, arongera arababwira ati nimwongere ubwa gatatu, bongera ubwa gatatu. Ariko ubwa gatatu bagiraga bati? Yesu ashimwe. Bagiraga bate? Basukamwe amazi mu ruhavu, basukamwe amazi ahinduka igidendezi. Inshuro ya mbere babonye amazi akamiye mu butaka bati ino mwongere musukamo nandi, basukamo inshuro ya gatatu. Maze bamaze gusukamo bwa gatatu byagenze bite? Maze arababwira ati nimusukemo bwa gatatu. Amazi arasendera agota igicaniro, yuzura na rwa ruhavu. 36. Nuko agejeje igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba. Haleluya. Eliya umuhanuzi yegera igicaniro. Haleluya. Mu ijwi rituje aravuga ati Uwiteka Mana ya Aburahamu na Isaka na Isirayeli, uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana mu Bisirayeli, kandi ko ndi umugaragu wawe nkaba nkoze ibyo byose kubw'ijambo ryawe. Haleluya. Muntu w'Imana mu ijwi rituje aravuga ati Uwiteka Mana y'Abisirayeli, uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana, kandi ko ndi umugaragu wawe nkaba nkoze ibyo gushaka kwawe. Imana ihabwe icyubahiro. Mbese bana b'Imana mwicaye hano mwifitiye icyizere yuko muri abakozi b'Imana? Mbese koko mu mitima yanyu nta mbereka mufite, nta kantu mwibogekeye? Aha ngaho uyu mutima werekana ko Eliya yari afitanye connection n'Imana 100%. Uzi kugira icyizere ko Imana iri bumanure umuriro ugatwika. Maze aravuga ati Mana, uyu munsi bimenyekane yuko ari wowe Mana y'Abisirayeli, kandi ko ndi umugaragu wawe. Nuko kandi ko ndi umugaragu wawe nkaba nkoze ibi byo gushaka ko byose kubw'ijambo ryawe. Nyumvira. Arakomeza ati nyumvira Uwiteka, nyumvira, kugira ngo aba bantu bamenye ko ari wowe Mana, kandi ko ari wowe ugarura imitima yabo. Imana ihabwe icyubahiro. Nshuti zanjye bavandimwe, Uwiteka Imana arashaka yuko tumenya yuko ari we ugarura imitima yacu. Izina ry'Imana rihimbazwe. Umurongo wa 38. Uwo mwanya umuriro w'Uwiteka. Haleluya. Oya, reka mbabaze, mbese ibisengesho ryasabye iminota ingahe? Mu gihe abandi bahereye mu gitondo kare basenga kugeza ku manywa y'ihangu, kugeza naho bigeze nimugoroba, kugeza naho bikebagura, kugeza naho amaraso aje. Iri sengesho rya Eliya ryamaze iminota ingahe? Nuko 38. Uwo mwanya umuriro w'Uwiteka uramanuka utwika igitambo cyoswa n'inkwi n'amabuye n'umukungugu. Haleluya.
ako kanya amazi yarari mu ruhavu yose arakama. Haleluya. Maze ako kanya n'umukungugu ukamya amazi ari mu ruhavu yose, maze abantu bose babibonye bikubita hasi bubamye baravuga ati Uwiteka Imana, Uwiteka niwe Mana. Imana ihabwa icyubahiro. Ndetse nshuti yanjye ndashaka kukubaza, ubundi Imana wahisemo ni Imana imanura umuriro cyangwa ni Imana basenga bakarinda bakotsora nta kirakora? Ibintu byose twishingikirijeho byose byahinduka umuyonga. Imana yacu niyo ifite agaciro. Bana b'Imana, nagira ngo mbabwire ngo muri iyi minsi yacu dukwiriye kumenya ko hari ibindi abantu bishingikirijeho bitari Imana nyakuri. Ariko muri uyu mugoroba ndi kubakura mu rungabangabo mbabwira ngo Uwiteka Imana y'Abisirayeli niyo Mana nyamana. Imana ihabwa icyubahiro. Rero Bibiliya yagiye itwereka Imana yacu kenshi cyane. Imana yayigiye yigaragaza mu buryo budasanzwe, kandi abantu benshi bagiye bagira ibintu bishingikirizaho bafata nk'Imana bakabikesha ubuzima. Hakabaho ibyo bishingikirizaho, abanyarwanda ugasanga bafite ibintu bise ibigirwamana kandi ntacyo bishobora kubafasha mu buzima. Ariko uyu mugoroba turabagarura ku Mana, Imana yacu, Imana y'Abisirayeli. Imana ihabwa icyubahiro. Ubundi hariho Imana imwe rukumbi. Hariho Imana imwe, Imana Data, Imana Mwana, Imana Mwuka Muziranenge. Ariko zikaba atari Imana eshatu, ahubwo akaba ari ubutatu buhoraho ibihe byose. Imana ihabwa icyubahiro. Ubu butatu bwabayeho kubwo gushaka gukiza mwene muntu. Imana ni Imana ihoraho, ni Imana ishobora byose, ni Imana izi byose, ni Imana iri hejuru ya byose, ibera hose icyarimwe, ntigira iherezo, irenze ubwenge bw'abantu. Mbese Imana yacu ikwiriye gushimwa. Imana ihabwa icyubahiro. Ikwiriye gushimwa, ikwiriye kuramywa, ikwiriye guhimbazwa, ikwiriye gusengwa no gupfukamirwa. Ihimbazwe. Nerekeza ku musozo. Hari ibintu bitatu bitwereka yuko Imana iriho. Haleluya. Tahana bino bintu bitatu bingahe? Reka ndebe nimba abantu bagihari. Abantu bagihari mugire mutya. Imana ibaha umugisha. Hari ibintu bitatu bitwereka ko Imana iriho. Ikintu cya mbere, Imana tuyireberaho. Imana tuyirebera mu byo yaremye. Twatangije indirimbo ivuga ngo singiza Imana rurema. Imana yacu ni Imana umuremyi. Ndababwiye ngo Imana ni Imana umuremyi. Icya kabiri tumenyera yuko Imana iriho ni igitabo cy'ibyanditswe, aricyo Bibiliya dufite mu biganza. Imana itarimo aha ngaha ntabwo ibaho. Igitabo cya mbere ni icy'ibyaremwe, icya kabiri ni icy'ibyanditswe, igitabo cya gatatu ni imibereho yanjye nawe. Haleluya. Mbese reka nkubaze, mbese mu mibereho yawe waba warabonye ko Imana iriho? Ibyo yagukoreye bikwereka yuko ihari. Imana ihabwa icyubahiro. Rero iyo Mana, ibyo bintu bitatu byose bitwereka yuko Imana ihari. Benshi cyane bumva bavuga ngo Imana Data, abandi bakumva bavuga Imana Mwana, bakajya ngo ni Imana eshatu. Oya, iyo ngiyo ni isano bafitanye, ni isano Imana yashyizeho kugira ngo ishobore gushyikira mene muntu. Nyamara iyo sano ishingiye ku murimo. Izina ry'Imana yacu nirihabwa icyubahiro. Imana Data niwe soko y'ibibaho byose. Ni Imana umuremyi, ni Imana ibeshaho, ni umutware w'ibiriho byose, ni se w'abizera bose. Twese dusenga tuvuga ngo iki? Data wa twese uhoraho. Izina ry'Imana rihimbaza. Ni se w'abizera bose. Rero Imana Mwuka Muziranenge niwe ushyira mu bikorwa kugira ngo tumenye ko Imana iriho. Haleluya. Ubu ngubu twese tuzi ko Imana ihari, ariko Mwuka Wera aramutse adahari ntabwo twabimenya. Rero Imana Mwana niwe uduhuza n'Imana. Igihe umuntu yari amaze gucumura, Imana Mwana niyo byaciyemo kugira ngo umunyabyaha acungurwe. Imana ihabwa icyubahiro. Rero bana b'Imana,
imana imwe ikorera mu butatu buziranenge. Yesu Kristo niwe wahindutse iteme kugira ngo duhuze n'Imana. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ndashaka ko dusoma isomo rimwe gusa ryo gusoza, maze tukareba ubufatanye buri hagati y'ubutatu buziranenge, kugira ngo abantu batazavaho babyitiranya bakabyita ko ari Imana eshatu kandi ari Imana imwe rukumbi ikorera mu butatu ifite umumaro utatu. Luka igice cya mbere, maze dusoze. Luka igice cya mbere, Luka igice cya mbere, Luka igice cya mbere umurongo waho wa 26 turageza ku murongo wa 35 kugira ngo twumve ubufatanye bw'ubutatu buziranenge. Haranditse ngo Gaburiyeli abwira Mariya yuko azabyara Yesu. Mu kwezi kwa gatandatu marayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu mudugudu w'i Galilaya witwa i Nazareti, ku mwari wari warasabwe n'umugabo witwaga Yosefu wo mu nzu ya Dawidi. Izina ry'uwo mwari ni Mariya. Maze amusangaho yarari, aramubwira ati, ni amahoro, uhiriwe, umwami Imana iri kumwe nawe. Imana ihabwe icyubahiro. Ariko uwe ahagarika umutima cyane w'iryo jambo, atekereza iyo ndamutso icyo ari cyo. Marayika aramubwira ati, witinya Mariya, kuko uhiriwe ku Mana, kandi dore uzasama inda. Haleluya! Uzabyara umuhungu, uzamwite Yesu. Azaba mukuru, azitwa umwana w'isumba byose, kandi umwami Imana izamuha intebe y'ubwami. Murongo ukurikiraho, azima mu nzu ya Yakobo iteka ryose, ubwami bwe ntibuzashira. Mariya abaza marayika ati, ibyo bizabaho bite ko ntararyamana n'umugabo? Umurongo wa 35 ari nawo nashakaga cyane. Marayika aramusubiza ati, umwuka wera azakuzaho. Haleluya! Mbese mu butatu buziranenge umwuka wera agaragaje umurimo we? Yego rwose. Aramubwira ati, umwuka wera azakuzaho, n'imbaraga z'isumba byose zizagukingiriza. Haleluya! Imana data nayo iragaragaye. Yego. Hanyuma nicyo gituma uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Mwuka wera yamujeho, imbaraga z'Imana ishobora byose ziraza ziramukingiriza. Hanyuma uwera uzavuka ni Yesu Kristo. Imana ihabwe icyubahiro. Bana b'Imana, kuva kera kose imbaraga za mwuka muzanenge zagiye zigaragara. Mwuka wera yagiye niwe waje kuri Mariya. Imbaraga z'Imana ishobora byose ziramukingiriza. Umwana uzavuka ni Yesu Kristo. I Karumeli, ku musozi Karumeli, haragaragaye imbaraga ya mwuka muziranenge. Rero mwuka wera, binyuze mu mwuka wera, Bibiliya yerekana mwuka wera nk'ikimenyetso cy'umuriro. Ibyakozwe n'intumwa naho ku munsi wa Pentekote, mwuka wera yamanukiye intumwa mu kimenyetso cy'umuriro. Imana ihabwe icyubahiro. Rero mwuka wera kuva yamanuka ku munsi wa Pentekote ntabwo yigeze asubira mu ijuru, ari ku isi ngo abane natwe. Imana ihabwe icyubahiro. Nsoza rero bana b'Imana, murebe hano mbabwire, murebe hano. Imana ya Eliya niyo Mana yacu. Imana ya Yosuwa wahagaritse izuba mu kirere kugira ngo abazarwane intambara, iyo niyo Mana yacu. Imana y'intumwa zabonye mwuka wera ku munsi wa Pentekote, iyo niyo Mana yacu. Iyo Mana yacu ni Imana isubirisha umuriro. Muri uyu mugoroba ndasaba Imana yo mu ijuru ngo umwuka wera wamanukiye intumwa, mwuka wera wabanye na Eliya ku musozi Karumeli agakura abantu mu rungabangabo, muri ibi byumweru 2 azabane natwe mu izina rya Yesu. Bamubwiye ngo yaje hano ariko dusanga nta bitabo dufite, ariko hari umuntu waje kunyongorera ko hariya harimo igitabo. Wa mushyitsi yaba yatashye cyangwa yaba agihari? Arahari? Niba hari naze tumuhe impano ye.
ahangaha mpafite igitabo cyitwa ibisubizo by'ibibazo byawe. Muri iyi si ujya ugira ibibazo? Yego, hano mpafite igitabo cyitwa ibisubizo by'ibibazo byawe. Mfite n'urundi rupapuro rwiza cyane rwanditseho amagambo meza ngo nizera Imana imwe, Data Yesu Kristo umwana w'Imana na Mwuka Muziranenge. Mbese wumvishe impamvu ko buno butatu atari Imana eshatu ahubwo ari Imana imwe yigaragaje mu butatu buziranenge? Imana iguha umugisha. Rero aka gapapuro ujye ugasomane n'iki gitabo, kandi ibyumweru 2 uzabukira ahangaha nawe ejo uzatuzana undi mushyitsi nawe tumuhe igitabo. Imana iguha umugisha. Haba hari undi mushyitsi waje nyuma twamaze kwakira tukaba tutamubonye, shyira hejuru nawe udatahera ubusa, udatahana ubusa. Niba uhari haguruka nkurebe. Umushyitsi wa kabiri uri hano yaba hari? Ntawe mbonye. Ubwo abandi nahejo. Uwiteka abaho umugisha. Uwiteka abaho umugisha. Arakoze cyane. Yewe twarara hano ariko turasubukura mu gitondo. Mureke mpamagare korali Isezerano baze hano, aka kantu bakankurireho kuko turi kubyina amataha, turasubira mu gitondo cya kare. Korali Isezerano muhaguruke muze hano mbabwire. Ngiye kubakoresha ikizamini ariko muragitsinda ndabizi. Mwihute vuba na bwangu, kandi igihe muri kuza hano reka nsabe umukuru w'itorero wabaherekeje aze hano muhe umunota umwe abavugishe. Sinzi